noneho umwe yivamo kuri Saint Valentin umwe yivamo arabingira ibintu byose ngo noneho ngo baraza kwiyahura ngo ukuntu ngo bari kugupanya ngo uzura muntu w'inshuti yawe ugira ngo ni inshuti yawe ni wa muntu uri hano hafi wanjye nzi ko yuko nyine atangirira nabi abimbwiye ndatungurwa bikubitara kasi nanamuteye story kuko nari nabonye utuntu kuri Skype nyine sinari nanabimubwiye ku ibyo bya Skype abarane story nyine ibintu byose ukuntu byagenze ubitwa n'inkuba ndavuga tubagore n'ubwoko bubi kumbazi wanje hari ibintu aje gukora kugira ngo urugo rwanjye dutandukane kwaba turi kumwe na tatu gashwana na Skype tukenda kwicana ngewe ikintu mba nifuza nukwiyubakira urugo rwanjye nkigirira umuryango ejo nsenye nubundi famille zanjye zanyota nta hantu najya nabimbobo mu muhanda sinshobora gusenya niyo Skype yankubita kanyicira muri inzu nuko atanabikora niyo yankubita ishuri 100 nakemera ibyo bikomere nkabiryamana nkaguma mu nzu yanjye singi imihanda kuko imihanda nta kintu kizima kiri ubundi abagabo ujye usenya urugo abagabo bakuboneyeho bakagutesha agaciro ukaba imbobo itabaho rero ibyo bintu ngewe narabyirinze ngomba kwicara abana uyu niyo yantu kinshurije ngomba kwicara nkarera abana banjye abo bakwandikira bo ni inshuti zanjye rwose zakira ntuzanabitindeho unajya nko muri kuri Instagram akakwandikira ibintu byo ubwo ngiye bura rero nge mba numiwe rero nkuramushito rero ngereka mugutumeho uzambwire ngo reka ngiye mugutumeho uzamubwire ngo Skype urumva uzambwira ati Skype hari ubuzima twabanyemo burengeje ubwo bugoryi bwawe wirirwa umbwira bura mani hari iyo uvuye mu rugo bura Blaze ntazagira umuntu kubeshya ni bake kwijana ni bake kwijana ku mugore ubyaye abana barenga 3-2 kugira ngo azave mu rugo atandukane n'umugabo yongera asubire mu buzima ngafatishe biryohe biragoranye si bigoranye kuko abagabo bahita batangira kugufatisha n'ubundi umugabo wamenye yuko wabyaye 3 cyangwa 2 nta kindi kintu abagukeneyeho araza kuvusha amabyeri umwibetanya mu cyumba akamuha igitwe bikarangira gutyo urumva nabo ntago banezerwa nese urumva nese amadobo urumva bakishima babona wowe kiri mu rugo rwabo kandi bo barahangayitse kandi wowe uri n'ishumi yabo ese ubundi koko Skype yego baramutse koko umugore aguteze agashika ko umuhagitwe nk'uko uri kubivuga ukora kugira ngo ibitangazamakuru bivuga izina Bazili iryo zina Bazili rikorerwe lobbying rimenyekane nibi kugira ngo bafatiro banakore marketing y'ibikorwa byabo ni gutyo nari nabyandastandings ariko nyuma yaho nje gutohoza naje kumenya amakuru yuko buriya bari abantu bafitanye ikibazo gikomeye cyane kuko witwa Baderama aravuga ati ngewe Bazili yandiye ibihumbi 30 by'idolari ibyo ni ibihumbi 42 izo ni miliyoni 42 z'amanyarwanda narangiza ngatekereza nkavuga se koko ayo mafaranga yamoye mu buye buryo Baderama akavuga ati ngewe ndarahiye Baderama nasomye post yiwe yejo niza nyisome niza gatoya telefone yanjye nabisomye ngewe urumva Baderama ari boro yiwe nasomye numva ko ahantu harimo ikibazo dukwiriye kwicara tukabitekerezaho ku buryo aba bantu baramutse bafitanye ikibazo bose bagakwiriye kwicara bakaganira bakareka bino bintu bakava kuri social media nk'abantu tuzi tubafatiraho urugero runini sibyo tukicara tukavuga se aba bantu koko icyo bapfa cyagakwiriye kuruta icyo bapfana hano hari amagambo agira gutya nasomye ya Baderama mwiriwe mwaramutse mbere ya byose mbanje gusaba abanyarwanda bose ndetse n'abandi bankurikirana imbabazi z'uburyo naba naritwaye muri iki kibazo nahuye nacyo cyane mu mavideo nasohoye ibibazo bikimbaho impamvu niyi mu byukuri uriya ntiyari bad muzima yari bad uri kurira yari badi uri kurira stage ugeze kuri stage yo kwiyahura bitewe n'ibyari biri kumbaho ntanashobora kweguka ku gitanda kubera uburwayi kandi narabibonaga ko umuntu ari kundoha mu cyobo nabuze nuwo natakira cyane ko hano wisanga no mu nzu wenyine byari ibihe bigoye ku buryo icyari kindi hafi ari cyo nakoze ngo byibuze ndebe ko hari n'umuntu hari n'uwanyumva cyangwa se
nanakwiyahura mukazamenya icyanyishe maze rero n'ubundi byarasohotse munyihanganira byibuze mbahe bike ku byankorewe mwirebere musobanukirwe. Reka ngusuze cyane nkwifuriza ibihe byiza wo kunda Iris TV Rwanda, ndizera ko umeze fresh cyane. Nundi munsi mwiza ni cyumweru gishyashya, ndi kumwe na famille nziza nundi nkuko muri kubibona nabasuye mu rugo rwabo amadobo wanyakiriye mu rugo rwabo. Ndakwakiriye karibu Star ngakira n'umutware aranyakira se njye ndi umwakire aranyakira se mwakire se wowe karibu sana. Abo umutware ni wo kwakira. Hoya nese katari ubwa mbere uje hano mu rugo. Hoya uzimpamvu navugaga gutyo. Buri umugore niwe nkingi ibi bintu byose. Ariko niba ufite umugore mubi nta n'urugo bufite. Nta rugo bufite. Hari abasani nigeze kuvuga ngo kuki badapresent abagore babo ariko nsanga ikibazo ari kimwe. Impamvu batabapresent ari ukuntu ufite umugore utari presentable ukamutsimba. Noneho buriya rero hari ibintu bya mbere nanga. Hari ukuntu umuntu akubwira ngo ufite umugore mwiza ukibyimbisha kandi yakubwira ngo ufite umugore w'isogoro ukumva urababaye. Ubu rero namaze gufata umwanzuro utavuga ati ngiyewe nta mukoboyi n'umwe nzajya nemera ngewe na mama yake twicare twitereke turekure basi niyo twazanashwana cyangwa se bikagenda gute bijye bibara amateka mukamufite memories. C'est Valentin nziza. Thank you. C'est romantic. Ngendera ubu ngiye nsigaye nitwa romantic boy ariko bakayekeye mfite Sharukani. banyita Sharukani. Usigaye uri Sharukani. Mba ndi kwiririmbira twa turirimbo twa ba Sharukani twa Hopia nikitumia dunia Hopia Ezeskiel tu wiyakoje gute kujya mu mutima ukazana indabo madamu mukaba mwagirana urukundo rushyashya ahubwo utari byo twari tumenyereye. Reka nkubwire ijambo rimwe. Jewe naricaye nyine ngiye mbitekerezaho nyine ndavuga se reba umudamu sibyo urabona mu madobo ni ipengeri sibyo kabisa si ipengeri ngaho ibaze ko ufite umugore w'ipengeri urumva akakwihanganira uri umugangster urabizi nge ndi umugangster sibyo yego ndi umupapa ariko nanone hari ukuntu nyine ndimo ubugangster bwinshi cyane sibyo ndi umurara n'imyambaro wambaye n'icyangwe mba nateretseho n'icy'abaraperi nyine kabisa. urumva rero kugira umugore akwihanganire akubyarira abana babiri uzi na ya majoro yacu twirarira imihanda akakwihanganira akakurerera abana akaguma home agapfusha ukaza akagutekera akakugaburira akagutegurira imyenda ugasanga ibintu byawe byose biri ku murongo. Uwo muntu ni igiki utamukorera tuvugisha ukuri ntacyo ahubwo se wamuhemba iki? Umuntu akubyariye hungu nakobwa ubu nta makubere nyinshi tuzi ntabwo uzizi makubere nyinshi abana zabamariye mu matoilette ugira ngo wese byari bimunaniye kubamarira muri toilette ngabakiri singona n'ubu si benshi se nta nshuti zawe ufite zabamariye muri toilette Ntabyo nzi byo. ujya urabizi shana ibyo upfusha ubu inshuti zawe za zamani ntazuzi Ntago mbizi. zabamariye muri toilette noneho hari n'abonzi ubu ngubu ngo kubyara bitagishoboka noneho hari uwonzi we tumuziranyeho nge nawe sha mwana uriya we reka nkubwize ukuri sha ijuru azaribona kuri stade none se ibaze nge nzi abagabo nka miliyoni bagiye bamurya amaturu nka miliyoni nzi n'abagiye bamutera inda uzi message ajya gandikira abakoboyi banjye bose babwira ngo waneye inda ndatwite nkategereza igihe azabyarira dore tugeze 2020 na kangahe na gatanu none se ubu igihe yagiye yandikira message abagabo ababwira ko atwite katarabyara azabyara ryari rega hari baba bagitwita ahubwo shaira ni imikino yabo mwana hari ibintu abakobwa bagenda bagashyiramo udupira mene hano bakagenda bakizirikamo utuntu two kugira ngo bakagererwa barengeza abakobwa cyakwa zabaniga bamaze kuribwa menshi. Se buriya kuboneza urubyaro utaraba umumama nibyo ibyo ntabyo nzi bibaze mu madoboye Ntago ari byo kuko hari igihe bikugiraho ingaruka ntubyare nyine ntubyare burundu. Natwe babadamu iyo ubikoze hari igihe umara igihe utajya no mu mihango kandi ni bibi.
bikagufunga burundu. Skytu yego ubwo rero uba uteye ivi bwa kabiri navuga ko ari ivi ubwo igikuba cyaracitse umuntu amamagara ati mubonye Skytu ibintu ari mu mitima arahagaze ameze neza cyane ngiye ndavuga nti sibara abantu ko bikoreye ubukwe basubiye mu mitima gukora mi oya karara Madobo mbwiza ukuri wabyakiriye ubonye Sharukani Oya byaranunga ariko none biranshimisha. Breza arakabya Wanjye basigaye arabaye romantique. nta tuntu kibuka n'ubundi muri n'abafiance yaturi romantique yagukoreraga Sha turahari. utuhe Ntabwo yaherukaga kubinkorera rwose. Twega dusohokana nk'ahantu. Skytu naguherukaga kubimukorera Cyane. hapi kabisa cyo Urakoze ubwo nari nabyaye kuba- nabwo yanzaniye inda oya nabyaye. oya uzisi ibintu naherukaga kumukorera se mwabyaye nuko oya cyakoze yabyaye cyashana ariko mama Dobo Indabyo zawe. nukuri nkunda kugukora utuntu tw'utumanyeri urumva Aracyo sibyo reba man ibaza yabyaye ibaze ko nagiye mvugana na directeur nabuvuganye na oya directeur w'ikigo wa bira bitaro bya Kacyiru ndagenda ndamwaproachinga uziko ari nge muntu wa mbere winjije kamera mu bitaro bya Kacyiru ahantu umugore abyarira hariya yari yabyariye ndabyinjiza ninjiza kamera n'umunyamakuru n'indabyo shana nagutwikiye abagore bose baricara bariga bakajya bareba abagabo babo bakavuga ati ariko nk'ubusheri ngiye kucyo atankorera ibintu nk'ibi sha abagore nateye agahindura munsi mu mbabarire n'ukuri sinzongera ese ibintu nakoze none se kuma Skytu ariko bazi guteganya gushaka umugore wa kabiri uburyo ugashimisha uwa oya none se ibaza ariko ibintu harana habiko ari aboro kubitewe n'ukuri urabona ibaza guturukana kamera hariya ku muryango wa Kacyiru uri kumwe n'umunyamakuru kamera uzenguruka wimatatuye mfite ururabyo rupima nka metero nk'esheshatu n'ibipirizo biri aho ngaho natwitse abanyamakuru hariya bancagaye abantu bari inyuma genga babawunsa natwitse ndi kwinjira nk'icyamamare nzaniye indabyo umuntu noneho abamere naciyeho bari bari aho bakavuga ngo nambe nawe sha ngo abandi bana ngo reba ngo ngata abandi bana reba amasiripurize baba bari gukorera abagore babo ngo none ngo twebwe ngo turaho ngo twabyaye none bakajya bambaza ngo n'uwa mbere se nkabwe atoya n'uwa kabiri ndinda ninjira muri biriya bitaro mama Dobo ni ukuri kw'Imana ngiye ndi romantique ahubwo vuga ngo njyewe hari igihe bijya bijagura samutayimu utuntu tw'utu oya mama Dobo we nta kantu wamukorera kari romantique nta kantu uramukorera ku buryo nawe bizirikana cyane warabizi ko nigeze kukamukorera ikibazo wamukoraga kibowe tubibeshye ugategura ibintu ukavuga ati reka mutegure nk'uturabyo twicare tuze gusangira cyangwa tujyane ahantu dusangire ntabwo wamubona aba yiruka Skytu amasiripurize mama Dobo yajyamo ikibazo cya mama Dobo rero ntabwo umuzi ikintu dupfa mama Dobo yashobora kugutegurira ibintu atakubwiye ese surprise ubwo ndaje nganeguriye ngo za anniversaire ubwo nari namusigiye nk'amafaranga yanjye nzi ngo wenda ayo mafaranga hari ikindi kintu azakora mu myaka ngize niyo gutegurira umuntu nkanjye ngo za anniversaire ujye uzikorera abadobo ndaje ngo yatumiye nkavuga ati reka nkumbuye gusangira na Skytu turi twenyine akitahira atinze akitahira nko mu gitondo ari mu kazi umva ngera aho ncika intege ndabireka ako mama Dobo ubushize ngira twigeze kuganira ni muri 2020 irangira niba atari na rimwe nkubaza uburyo wahuye mo na Skytu kugira ngo umukunde urabona wowe wari icyuma nkuko yabivuze n'ubundi uracyari ipengeri n'ubundi umeze neza ni ipengeri ubundi kugira ngo muhitemo mu bandi bagabo baguteretaga byagenze gute uzi impamvu se ngiye ikintu cyatumye mpitamo Skytu si uko ntateretwaga n'abagabo bafite amafaranga ariko abantu banteretaga bafite amafaranga babaga bifitiye ibyo bindi bishakira oya ntago babaga bari mariye ariko ikintu cyatumye mpitamo Skytu ngiye naranabivuze we ntago nabikubwiye ni kuri nuze ya kwa Yago no kwa Irene ikintu cyatumye mpitamo Skytu ni ukuntu we yanyeretse nyine urukundo anjyana iwabo uri kumva tubana mu buzima bubi uburyo unyita Sharukani bya Skytu nitujya tuba turi kumwe uvuga ati impamvu nakunze Sharukani yego uri kumva ratabre famille yanjye yarantereranye niyibana ankodeshereza inzu
nyibamo uri kumva aranyambika yacuruzaga imyenda kurya byabaga biri ku mutwe we uri kumva ndavuga ati nta wundi muntu nyine niwo muntu twacanye mu buzima bubi nyine nta wundi muntu nahitamo kugira ngo mbane nawe niko kumuhitamo na mama Dobo twabanye muri chambrette mama Dobo muri chambrette wabayemo nayibayemo imeze nka kiriya gikoni cyacu babonye twayibayemo ituvira imvura ikagirwa tugasohora ibintu tukegeza hirya ngiye na Sikarita ni Diamond nawe byigeze kumubaho se muri yandi ngoga n'indirimbo ifi na kipusi muri rifi nka kuriya wabibonye baranditse basanga amazi yuzuye mu nzu natwe niko byagenze ahantu twabaga ku gisozi inyuma hano ku kibanza mwayikodeshaga ngahe bayikodeshaga 15 menya 15 Skaitu yo ubabaye mu nzu ya 15000 nayibanyemo nyibanamo n'umugore ariko turya neza narafiritizaga kare twarambaraga cyokoze umuntu watubonaga nyine turi watubonaga tuvuye nyine nko muri karitsiye turi gutembera yumvaga tumeze nk'abantu baba nko muri kadasiteri ariko noneho cyokoze amana shaje koze imana ibahirarinda kabisa arigenge nibuka nka buriya buzima arigenge nkora nk'amakosa samutaye mu mama Dobo cyangwa se wakayankorera nono nje nawe hari ukuntu twicara twashwanye nyine agahita ambwira atari ko Skaitu ibintu dupfa ko mbere twarakubiswe ko tutabyaga dupfa ibintu ko nta kintu twapfaga ubundi wagwane ntabwo ati byihorere nyine ni imiteto nyine ubu twarahaze nyine ni ibiryo bimaze kutugaruka dore ufite ibiri 100 nanjye mfite 50 ubwo nyine byihorere ubwo ni uguhaga nyine tuba twahaze ni imihago nyine bitugezemo iyo tuba tukiri muri buriya buzima se ubu ni tuba tumeze neza tugahita twibuka nk'ibintu abana mama Dobo inge nawe tuba twaracanye mu buzima bukomeye cyane bre ibaze ko mama Dobo urumva tuba twarageze no ku rwego rwo kubana mu rugo inge nawe ku babyeyi kwa papa na mama papa katurera mazinduka mu gitondo nkajya guhiga umufungo mama Dobo inkanagaruka nkamusanga home kwa vie tukabana n'umwana nkava guhiga nkaza tugasangira hamwe tugasangira ku isahani imwe kwa kundi parato mu rugo urabizi mu rugo umwe barurira abana bose buraho mu twebwe buraho iwacu dufite mu rugo habaga umuryango ariko bamwe na bamwe bose twagiye dukura bagenda urebye mu rugo twari umuryango ngana nk'ikipe ya Rayon Sport 12 mani bashyiraga ku iparato twese tugasangira yabaze kubona nk'umugore wawe mwabyaranye icyo gihe Dobo karagahinja tugasangira ku iparato imwe na ba sister banjye nduta nabande viyari we wagafunze na mere wabangaye ariko nge n'uyu nge nawe twembi nabandi tugasangira ahantu hamwe byaragiza twabona bwije kubera ko nari mfite akavumo hanze home tugahita twigendera nge nawe tukiryamira tukibanira muri ubwo buzima nanahabaye tutarabyara Dobo uri we yahabaye mbere narahazaga nkaharara Skaitu nawe tutarabyara nyine kandi rega buriya Blaise no numva nkubwire ngo tere na story bura no mu byatumye mama Dobo uriya munsi kuri Severant mukurira show muri ra tariki nizamva mu mutwe ndabyibuka ubwo nari mvuye mu bitaro nigeze kumara hafi amezi angahe ndi mu bitaro nararwaye boro bita hepatite nigeze kurwara boro bita hepatite mara nk'amezi nk'abiri ndi mu bitaro mama Dobo niwe wandwaje kabisa noneho ariko nta uburyo yandwazagamo yari ataranyemerera ko dukundana buriya mama Dobo uyu munsi yari G yanjye nyine kwa kundi ubana n'umuntu umukunda nyine kwa kundi yabanje kuba mu best wanjye nyine ari mu best friend wanjye ari iniga yanjye ari wa muntu nshobora guhamagara bimeze bite fresh gutyo araza arandwaza na famille amwakira ni nawe muntu wajya guza kabisa uzi ko mama Dobo yatangiye kunyoza muri douche kera mani ndi mu bitaro amezi abiri ashyika gutyo mu bitaro ari unyoza ukabyemera nkabyemera mere nyine mere yajyaga ambwira ngo anyoze nkamubwira ati reka ibaze ko mama Dobo yanyuzaga ngewe akanyoza umubiri wose kwa muganga ntaranamuha igitwe kandi akaza kanyoza ibintu bikagenda neza akongera kanterura akanyambika akandyamisha kwa muganga
nkaryama nkatuza. Rero mama Doboy ku itariki 14 mvuye mu bitaro hari kuri Saint Valentin, hari kuri Saint Valentin yaje kundeba, ni nabwo yanyemereye ko nkunda, ni nawo munsi wa mbere namuhayeho igitwe kuri Saint Valentin. No kuri kw'Imana ese si tuba turi kuganira, ariko avuze ko terme ku bantu bashakanye idakora igitwe niyo muba muri gukora urukundo. oya nyine oya nanjye ariko uburyo mba nabivuze muri sirenge yanjye nk'umuntu w'umuji. None se rega njyewe abantu njyewe banzi content yanjye ubundi ni slang. Urumva hari uburyo abana batonya hari amagambo tuvuga bitaba biri ngombwa ko abana batoya bamenya, ariko ku muntu mukuru we ahita amenya ngo umwana busi wabwira umuntu utari umuntu mukuru igitwe akamenya ibyo ari byo, ntabwo yamenye ibyo ari byo. Ariko nkaye nk'umuntu mukuru cyangwa se undi muntu wese dukurikiranye imbere ye Emilie warakize. Urumva reka nkubwire bro, urumva mama Doboy man ni wo munsi wa mbere kuri ra tariki 14 z'ukwa kabiri ubwo mama Doboy yanyemereye ko urukundo, nabwo bwa mbere namuhaye igitwe, nabwo bwa mbere namwiyumvishemo. Ariko ngiye yambereye imfura mama Doboy, sinarya Imana yambereye imfura akazi. Nubwo mama Doboy wamubwira utuntu tw'urukundo, oya nashaka mbwira ati reka nkwereke umuto mu ntera, mbwira ati kuba ubona gufite ni nko kuba mu nzu itagira urugi. kubana gufite nko kuba mu nzu utagira urugi uri inzirangaye saba ari neza se kabisa. Oya imitoma nta nubwigoye, reka mutema kabiwa nasoma abantu se akose umuntu wonsa ntabwo atamu sawa yihorere nyine nge nyitemo n'ubundi nisi ubundi se kuri brand ambassador ndi kuyamamaza cyakoze nayo irakegeta ingi utari burya inyama yakwe igifu yagisya niko Skaitu abantu babyakiriye gute? Uri umwe mu bantu bagendana n'abakobwa benshi byo mbivuga kuko aba mu kazi ka buri munsi uri kumwe n'abakobwa babyakiriye gute? Abajama babyakiriye gute? Sasa rero ngiye Blaze reka nkubwire ijambo rimwe, sinzi ukuntu abana b'abakobwa bateye, banambabarira ariko bambabarire kabisa, ntari bi ni inshuti zanjye, ntari bi kabisa ni inshuti zanjye, ariko bambabarire bino bintu mbivuga. Nimba uri umukobwa urabizi, nubwo uri inshuti yanjye ubizi ko mfite umugore, ntibaza impamvu nge posting umugore wanjye mubizi ko tunabana twanabyaranye, mukanyandikira message z'ubuntu buraho ngaho butanejeje. Mana nagiye kubona mbona message, sinshaka kuvuga izina ryiwe, hari umubebi best friend wanjye, ariko sinzi nimba nkunda simbizi, ariko aramutse nankunda yagakwire kwerura kabimbwira. Kuko Imana ibaza umuntu yanyandikiye message, umva kantu yashombyemo. Mama Doboy namupostinze, nongera posting ifoto yiwe turimo turasangira, mpostinga n'akavideo kanje nawe ndi kumujyana mu mitima. Ubwo zo mu baby binahise yandikira ngo ibyo suri kubyereka ndi ngo ariko ubundi wo ngo ni igiki yaguhaye ngo twebwe tudafite. Tavuga rero njyewe tavuga aba bantu nyine njyewe nahise mubwire, none se ubaye iki birakubabaje se? Ngo agenda wana ngo ibyo ngibyo se ni ibiki ngo ubwo murahazi umuntu asanzwe ari mubabaje, asanzwe ari inshuti yanjye. Wowe si nawe wenyine ni benshi bagiye banyandikira utumessage ngo ruyindira ngo abagore ngo nabana babinga ibyo byose umukorera ngo uzicuza ngo uzarirayo kwanika. Ndavuga ariko uyu muntu harabona ari bwo bwa mbere nzaba mbabaye, harabona ari ibintu bya danger gupostinga umugore wanjye ni ikosa. Uyu naraje ndabimubwira, yamba atuze message nagiye mbona abakobwa banyandikiye, ariko na uyu nawe buriya nawe ni incege, nawe ababishaka ngo nawe ababishaka ngo mbishyireho ngo mbababaze. None nanze kubishyiraho, arambwira ati bishyireho vuba. ndambwira reka mbiposting kira no kuri Instagram. None buriya kuri IG haba abakobwa bagira amagambo menshi, nabo muzi nabo mutaziranye, bagiye banyandikira utumessage, ndangije ndayita nzisiba. Ndavuga kuko urabizi ko akunda hiding ibi message bitagufitiye umumaro. Na posting zira video mani mbona abakobwa ntanazi none ubu tutanaziranye, baba kugira amagambo y'urucanege ngabo turabazi ngo munezeze ngo ejo uzaburi muri interview urirayo kwarika ngo uvuga ko mwatandukanye ngo uzabazabaga. None hari undi wanyandikiye ariko mbanza wari umumama, ariko we uburyo yabinganirijemo
yabinganirije kuri Instagram mbona yuko nyine ari umuntu w'umushobora kuba afite depression. Yanyandikiye message mbona ari nk'umuntu uri kungira inama ngo hey Sky to hey, amakuru ni meza, atumva nkubwire bro, si ukuguca intege ngo ariko ngo ni ikosa rikazira ngo gushyira umugore wawe kuri kamera ngo no kumugaragaza ngo ejo ngo hari uwundi muntu ngo umukorera ibirengeje ibyo umukorera wabyakira uti. Ndamureba ndavuga ati rero izi ni za depression z'abagore baba baratandukanye n'abagabo, bo babona undi muntu yibaniye yikundiye mugenzi yibanira na mugenzi we mu mahoro, bo jinyori rikaza. Ngiye rero njya mubwira ati Mama Dobo yari igihe tujya tuganira ati Mama Dobo igitsina gore sinzi ukuntu muteye muremye bari nyimye mu isi twe tutaba mu mane. Breze nk'ubu sura nka kurangiye nka karaka geste mbona koreye Mama Dobo yikuriya. Buriya mba narateye ishyari abajama bagenzi banjye cyane. Hari nk'umujama mugenzi wanjye ushobora kuziyongoza nawe akabikora. Nka Emile amaze imyaka 3 akoze ubuko ariko ntarabikora. Bibaho. Nawe ariko bizagenda biza. Ndabeshya nzoga. Waramwigisha. Urumva bizagenda biza. Ariko reka nkubwire bre uhite nawe muganira. Bre swingubeshye. Abagore akenshi na kenshi bajya baza muri DM zanjye bakanyandikira kuri IG. Bashobora kuba ari inshuti za Madobo kuko bakunda kunyandikira amagambo atari meza. Cyase bamufuhira. Mama Dobo umugabo washatse Papa Dobo yumvishe ko afite aba best friend b'abakobwa. Ukeka ko abo best friend bamumariye iki cyangwa ubyakira ute kuri we nk'umugore? Nge abo ngabo b'inshuti ze b'abakobwa nta sinzi ko ari icyo bamumariye. Nta nabonze. Hari inshuti yawe umukobwa rwanyere? Oya, urabazi bamwe na bamwe. Ntabonze. Nabo bakorana nka Jackie wo muri no nzoga harya bita muri B1 Gini. Jackie nawe barakorana. Aramuzi. Oya hari nabandazi. None se bisabo ni muziranye? Bisabo madamu akamara. Turaziranye. None se Mutoni nago muziranye? Ariko nago ari umukobwa noze bisabo. Mutoni ni umumama. Madamu. None se Mutoni nago muziranye madamu? Abanga nabo ngabo gusa. Fifi wa Jay Police ni muziranye? Turaziranye. Saba mama se? Naba mama. Abakobwa se abakobwa burabazi. Abo twiganye. Ko ntabo ndabona. Ba Dia se nago bazi. Ba Beyonce. Ba Ruba. Ba Grace. Ndabaza bandi ntabwo bazi baheruka bagogora Rose se ntabwo muziranye gogo twaraniganye none se ba Elsie ntabwo bazi se abashuti be ariko sindaba ba Elsie yigo nyine ntabwo baransura bamwe bagiye no hanze tuba tuganira ariko nyine hari nabandi b'imihanda mba nshakirana nabo nziranye nab'imihanda abo rero nibo ntazi ab'imihanda nyine ntabwo bo we wumva hari ikindi kintu bapanga atari ibijyanye n'uri kugucira nk'abavuze numva ko batabikora bamuyango si inshuti zanjye se ba Shenadoro si inshuti zanjye Kate Bashabe ntabwo yatuzaniye amakaye n'amamarete y'abana uwo ni ufite ikintu yakumariye umva ngo ningira kamama skate umwaretse ibyo bintu by'aba best friend b'abakobwa best friend se ko ngewe ari abana mba nifitiye imihanda kandi ngiye simbagira kandi we nta n'abahungu wogira baba best yibeshya akanamamagara no kuri telefone ngo twariganye oya ndakuzi ngaho tubanze urindwanye oya ntabwo nzarwana ako se ubundi udafuye ikizugereze nk'iki wafuhira nuze wafuhira avuze biriya byo ko abakobwa yapostinga akako kenshi abo bamwandikira ni babandi bari inshuti zanjye kera bakiri imihanda baho bagiye bahora mu tubari badashaka gushaka niyo bashatse n'ingo zirabananira bahora mu tubari udufege tubahoraho baraburije muri make nabo arabazi hakaba n'abandi baza kwigira inshuti zanjye kugira abansenyere urugo hari nawe umerutse kuvuga sinana kumenya ibyaba ariko sinshobora kuvuga amazina yabo baraza nyigira inshuti ariko apanga n'undi mumeri wasenye urugo wasenyeye umushuti wa Skytu amaze kumusenyera aravuga ati rero reka na hari Mama Dobo nababayeho neza aza hana akareba uburyo mbanyeho na Skytu akareba mu masho yose turajyana akabona ibintu bimeze neza ati reka nze musenyera urugo arabigerageza kuri Skytu ariko ngiye nta muntu wanandukanya na Skytu
nibibaho niyo waba tuvuka niyo waba uri wo mu muryango ntago byashoboka nawe arabizi ngiye sinasenya urugo rwanjye bre n'Imana izabindi ni diru bakinnye nza kubimenya uri kumva nimba ari diru bakinnye ntazi nabyo yarazi nza kubimenya bashikaga kumuha ko bakora sexe nyine ajya yatwara n'amafaranga nibahembwe bagende bakora ibyabo nyine noneho umwe yivamo kuri Saint Valentin umwe yivamo arabingira ibintu byose ngo noneho ngo baraza kwiyahura ngo ukuntu ngo bari kugupanya ngo uzura muntu w'inshuti yawe ugira ngo ni inshuti yawe ni wa muntu uri hano hafi wanjye nzi ko yuko nyine atangirira nabi abimbwiye ndatungurwa bikubitara kasi nanamuteye story kuko nari nabonye utuntu kuri Skype nyine sinari nanabimubwiye ku ibyo bya Skype abarane story nyine ibintu byose ukuntu byagenze ubitwa n'inkuba ndavuga tubagore n'ubwoko bubi kumbazi wanjye hari ibintu aje gukora kugira ngo urugo rwanjye dutandukane twaba turi kumwe natatu gashwana na Skype tukenda kwicana ubwo biterwa n'iki nyine kunteranya nawe tuvuga wenda arampamagaye ngo muze kumureba ahantu turicaye turasangiye araza abwire Skype amagambo nanjye ubwo yampakiye ibintu usanga ningera hano usange turashwanya ubwo mwashwanira iki keka ari mu burozi wenda oya ntago ari uburozi hari umuntu ukubwira amagambo ubuse nk'ubu tuvuge ari nka kamara ntagendana na Skype niwe nanzeho urugero nka kamara afashe telefone akambwa ngo Skype ari gusambana n'umukobwa runaka nabyemera kuko barahorana cyangwa emi bakorana akabimbwira nabyemera ntago nabishidikanya kuko bafite amakuru nyayo kuko baba bari kumwe mba mbona niyo atashye mbona amafoto ko basangiye ntago nabihakana rero abo bantu ngewe ndabizi ko ari inshuti zahoze ari inshuti zanjye nta kamaro kuko ibintu baba bashaka bumva ko nanjye namera nkabo ngewe ikintu mba nifuza ni ukwiyubakira urugo rwanjye nkigirira umuryango ejo nsenye n'ubundi famille zanjye zanyota nta hantu najya naba imbobo mu muhanda sinshobora gusenya niyo Skype yankubita akanyicira muri iyi nzu nuko atanabikora niyo yankubita ishuri 100 nakemera ibyo bikomere nkabiryamana nkaguma mu nzu yanjye singi imihanda kuko imihanda nta kintu kizima kiri ubundi abagabo ujye usenya urugo abagabo bakuboneyeho bakagutesha agaciro ukaba imbobo itabaho rero ibyo bintu ngewe nanabyirinze ngomba kwicara abana uyu niyo yantu kwinshuri 100 ngomba kwicara nkarera abana banjye abo bakwandikira bo ni inshuti zanjye rwose zakira ntuzanabitindeho unajya nko muri kuri Instagram akakwandikira ibintu byo ubwo ngiye bura rero nge mba numiwe rero nkuramushito rero ngereka mugutumeho uzambwire ngo reka ngiye mugutumeho uzamubwire ngo Skype urumva uzambwira ati Skype ari ubuzima twabanyemo burengeje ubwo bugoryi bwawe wirirwa umbwira nge naguriya yanyinisha ikimene Gusa ubwuriya ni umuntu abantu imikino mba narakinnye n'ibintu mba nzi mu mutwe wanjye n'imihanda nagiye ukuntu ingana uriya ni umuntu ngiye waza kunsenyera ahubwo yabikiriye nabi yazikiriye nabi ariko uzi ko burangiye wabimbwiye nkatungurwa ngerega uwo musista yabibwiye mama Dobo twicaranye natungurwa ndavuga ati kumbi runaka yamamagaye kugira muze n'uyu muntu kugira ngo bagire izindi diro banyinamo ngiye naguye mu gikundi cy'abantu nzi ko ari inshuti z'uyu nguyu mbatamo rawundi urumva mbatamo rawundi kumba umwe ababwiye umushuti we ati Skype naramukunze ati ni gute Skype twamukura kuri mama Dobo akanjyaho aturiya mugore ati mpamvu twiyemeraho ati yarahaza amanyama n'imiceri atamaze kumugeramo atereka tumwemeze ngo natwe twari dufite ingo zigize ute ziryoshye zimeze neza ati twebwe kuba abagabo bacu baradutaye ati twebwe arabona twishimye ati yarangiza akatwiyemeraho atereka natwe tumute mu bihano ubwo urumva bo mama Dobo urumva nimba yarabiriyeho cyangwa naragiye nkabagurira rawundi hari ukuntu nagiye mbatamo rawundi mbatayemo rawundi uyu nguyu abarambwiye ati bikomeza gusesakura amafaranga comoka hano vuye tugende barangije basigara bamutuka ndabihorera nimba bamwe baba barapanze deal zo kugira ngo bakinishe uwo ngo w'inshuti n'uyu kugira ngo akunda bankureho bamusenyere nyine kuko bo bari bafite n'ingo za danje kabisa bona ari abantu bo bamere nyine bameze neza
bafite ingo za danje ariko nyine icyiza uyu niko aba yarabibonye akabona yuko umugore wasenye n'ubundi taransifo zigira ute zirashya buriya mani hari iyo uvuye mu rugo buriya bureze ntazagira umuntu ukubeshya ni bake ku ijana ni bake ku ijana ku mugore ubyaye abana barenga 3-2 kugira ngo azave mu rugo atandukane n'umugabo yongera asubire mu buzima ngo afatishe biryohe biragoranye si bigoranye kuko abagabo bahita batangira kugufatisha n'ubundi umugabo wamenye yuko wabyaye 3 cyangwa 2 nta kindi kintu aba agukeneyeho araza kuvundereze ntamara gukora ibyo ashaka agute wirirwa ugenda nawe tugira ngo bariya mama dobo ugira ngo bariya ntibari bafite abagabo bafite amafaranga kandi ubusaba bwo ayo bakorera ugira ngo ni na menshi ubusaba ntibabateshe agaciro ni ukwirirwa abagabo babasindisha amabyeri umwibetanya mu cyumba akamuha igitwe bikarangira gutyo urumva nabo ntabwo banezerwa nese urumva nese mama dobo urumva bakishima babona wowe kiri mu rugo rwabo kandi bo barahangayitse kandi wowe uri n'ishumi yabo ese ubundi koko Skyto yego baramutse koko umugore aguteze agashika ko umuha gitwe nk'uko uri kubivuga ugashiduka wabikoze munaziranye uziko aziranye na mama dobo wabigenza ute waza ugasaba imbabazi niko bitapfa kumbaho biragoranye cyane buriya no mu bintu nsaba Imana biramutse bigiye no kumbaho niko ntabikeneye byaba kundi muntu utari inshuti y'umugore wanjye kuko ngewe icyo gihe naba nsuzuguje uyu nguyu babagenzi biwe kandi uyu ntandukanye nawe naba nshimishije babagenzi biwe mana abagore sinzi ukuntu bateye abagore bataye ingo nta numwe bawifuriza undi kubaka nta numwe none se ubwo yibaze nk'uwo nguwo kandi uwo nguwo ureba ukuntu ari indyarya uwo mudamu wundi ukuntu ari indyarya yereka uyu nguyu ukamukunze urabyumva yarangiza agaca inyuma akamamagara akampakiramo utundi tugambo ntago amamagara ambwira ngo njye nkugira inama ngo njye nkugira inama njyewe diri zose bakora urabizi sinazikora urumva barana abababiloni njye narabakati amadobo ufashe Skyto wabigenza ute ku muntu tuziranye w'ishuti yanjye muri abo ngabo babishaka mana we niba ari ikintu mu buzima cyambabaza buriya nakumva yabikoze ahandi nshobora no kumubabarira ngiye mufashe ku nshuti yanjye nakubeshye bre ntago nasohoka ngo ngende nahita mfata icyumba cyanjye hano nawe akaguma muke agakomeza diri tukajya duhuzwa n'abana gusa agakomeza agafasha abana nkamusaba gusa kugira atavuga ko twatandukanye tukaguma kwakunda ariko nta kintu mpurira nawe yajya hirya yajya ubundi hari igikuba kiba cyacitse mama do ku muntu akuze umuntu muziranye birababaza pe kuko wa muntu aragusuzugura akajya abona ko wowe nta kintu umaze niba umugabo wawe agutaye akagutaha ntabwo bagukunda ndetse ndabiyobewe ntabwo bagukunda ntabwo ujye ubimenya ndabizi ko nta mugore ngewe unkunda kandi ngewe nta n'umugore w'inshuti ngira ese ubona ari iki gituma bagufuhira kuri couple yanyu baba bazizi impamvu ngewe na Skyto ubuzima turabworoshya uri kumva nshobora gushaka kujya ahantu nkabwira Skyto ndajya muri anniversaire runaka cyangwa mu kirori runaka akambwira ati genda nkaza kuza guhura nawe ahari noneho bo abagabo babo ni babagabo abagira iki abakora amabi yakora amabi ahari njye Skyto muri make nta hantu atanjyana na hamwe ikakano ko kuba presentable rero Skyto ya ntago ari kuba presentable urabona umugore wawe buri bibana n'umugore nk'uko nguko hari show uba ugomba kumurisha none se nimba mama yake sibyo muri ureba ukuntu abagore ari abacuye reba kubunani mu gitaramo cya The Ben mama Dobe naramusohokanye nyine mujyana muri VIP kabisa abareba ba The Ben ahura nabo ahura n'abantu nyine tu none iyo mbipostinze buri gihe sinzi ukuntu nakira message mbi cyane ngo kukinga ubumwe rero ubwo bamurakarira yuko nkunda kumurisha show za danje urumva bo hari ahantu batabasha kugera none se mbwira sibyo nko muri barabashiti bawe ninde muri bo waza kishyura table y'ibihumbi 300 hariya mu gitaramo kwa The Ben akeneye kugura wiba mbwire
mbwira mama Dobo ariko ngenda gufata nkakujyanayo urumva ibyo binazabinezererwamo se azanezerwa azanezerwa nzagufata akabari kagezweho kose ko mu Rwanda nkujyanemo wicare kandi nabwo wicare ahantu ha VIP ukubite shoti zawe za wine wimereye neza nzakujyana za Kigali Universe ubwo urabona izo posta zazinezererwa byonyine n'amaniga ari amaniga yanjye yabonye byonyine nagusohokanye nakurishije sho hariya kubera ko nabo nta bushobozi baba bafite bwo kuhagera nabo ubwabo baranungunika ntabwo nyamura nabo bambwira ati waragaze shadere mama Doboyi bamuresheje sho mwana nasa neza bro asa neza none se barakubwira ngo kugira ngo umenye ubushobozi bw'umugabo mani rega agaciro k'umugabo si umugore bre agaciro k'umugabo n'umugore ukuntu asa bigaragaza umugabo wari none se urashaka sinjya muri makuberi cyo nicyo cyambere none se uba amafaranga yanjye nayashyiraye buretse kuza nkayasangira n'uyu nguyu tukirira tukanywa ibyo akeneye nkabimo nimba akeneye gusukisha nimba akeneye ibyo akeneye nimba ari imyenda nimba ari ibikweto ibintu byose akeneye ndabimuha kubera ko n'ubundi nta wundi muntu mpigira ndahigira ndetse ubu nzagenda nitereke ku izuba ringana kuri yamenya wamvugisha utugambo nka miliyoni ayo mafaranga nzaba nyazaniye ndi biranagayitse simba nyazaniye umudamu si ahubwo avuga ngo njyewe mama Dobo tanga agasopo kuri barabagore yego barabagore tunabareke ibintu bitaba amatike cyo nzi barabonye reka twigire ku bamama bacu bejo hazaza hari video twigeze kubona y'umukobwa wari uri gukoresha imyanya y'ibanga ariko asa naho akoresha icupa kandi bitaragenwe gutyo mama Dobo ndashika katanga inama ku rubyiruko cyane cyane ubwo naba mama bejo hazaza wakoze cyane kugira ngo ibintu bigende fresh cyokoze unkoreye akantu umusada unkoreye akantu nkoreye ngiyewe ko kugira ngo mama Dobo atange ubutumwa ari ahantu ariko nanjye ndagira ikindi kintu mubaza nta kibazo ngere inama natanga nko ku rubyiruko nka biriya bintu uriya mukobwa aherutse gukora ntabwo ari byo kuko ejo uba uzabyara ukagira umuryango ibaze rero umwana wabonye nk'iriya video igacikwa akayibonaho gatoya urumva umwana nta burere waba uri kumuha waba uri kumwangiriza inama nabaha nuko bareka ibintu by'ibigare biriya bintu biterwa n'ikigare iyo ugiye mu kigare cyane mu bugeto mukanywa ubuyoga bwinshi ushiduka bikorwa n'abantu kenshi abakobwa batagira akazi ugasanga ukoze biriya bintu rero ku rubyiruko ngo biriya ngo babikora ngo babyohereza abagabo bo muri Amerika ngo biriya ngo babyita ngo za WhatsApp video sex afite akazi ntago yakora biriya bintu yaba ari bize nyine mu kazi rero ku rubyiruko numva inama nabagira bakura amaboko mu mufuka bagakora nk'abakobwa hari nk'umukobwa ushaka kuba aryamye ara muri ghetto arindiriye ko ashaka kohereza iyo video kugira abone amafaranga akohereza ubwambure bwe kugira abone amafaranga inama nagira urubyiruko ni ugukura amaboko mu mufuka bagakora bakiteza imbere bakarika n'ibigare izo nama nabahato tugora kantu rugiye kongeraho kujya mwunganira nagira mubaze mama Dobo ubona ari igiki gishobora kuba cyatuma umwana w'umukobwa ashobora kuba yakiyambura mwiza kuriya ubona ari irihe somo ari gutanga ku rubyiruko rw'ejo hazaza mama Dobo nta somo atanga nk'ubu turi kwibyarira abana b'abakobwa ibuze nk'umwana washidutse akabona kiriya kivido nkasikayira agashiduka abonye oya mu izina rya Yesu umwana wanjye njye ndasengeye nitwarirwa abasenga njye ndi umwana wo mu idini umwana wanjye ntabwo ubwo bugoryi yabujyamo hari igihe tuvuge akenshi bari abakobwa sinzi niba bafite ababyeyi cyane n'abapasiteri bakomeye kuba rero hari ikizira rero ubwo cyinjiye ahera uzari igihe umubyeyi atita ku mwana none se nkubeshye ngo ntabashe kwicara angamuganirize bre akajya abahora ari bize naho umwana rero ugasanga umwana agiye muri ibyo bintu ariko akenshi nzi ko yuko abantu benshi nk'uwakabikoze simbishyigikiye pe ari abantu benshi ari abana b'imfubyi bafite nyine bagiye baba mu miryango ntibabiteho iyo miryango niyibite kajya batoteza ntubashe kuganira ntubashe kuganiriza umwana wasigiwe n'umuvandimwe wawe ukazashiduka yaranyweye iki ibiyobyabwenge akaba yakora ibintu
kugira ngo abeho abone amafaranga yo kubaho akaba yakora biriya bintu. Rero ikintu navuga no ku babyeyi biba bisaba ko nkatwe b'ababyeyi turi kubyara abana b'abakobwa bisaba kwegera umwana ukaba inshuti nawe ukamuganiriza nyine umwana ukamuba hafi kuko umwana iyo ubaye inshuti nawe ageraho akakajya kubohokera akakubwira ibintu byose. Ariko iyo uje n'ibitsuru uhondagura ugahondagura hagera acika ibisebe ahinduka iki ibandi. Biba ngombwa ko umushyiraho igitsu ukamukangamira ukanamubwira ati hanze bimeze gutya na gutya. Umwana arakubohokera akajya akubwira ibintu byose. Niko mbyumva to. Aho birasobanutse Sky Tour. Yego. Aho ngaho iyo topic tuiveho umugabo witwa Badrama boss wa The Main ndetse akaba ari numwe mu bantu bakomeye cyane bateje imbere umuziki nubwo bitamuhiriye uyu munsi ntago ari mu nzu yabagamo cyangwa se yasohowe mu nzu n'urukiko rwo muri Phoenix mu mujyi wa Arizona. Wena Phoenix ni wo mujyi nyiranga Arizona ni state. Wabyakiriye gute uyu muziki ukora umunsi ku munsi? Urabona umujyi njyewe reka nkubwire Blaze, njyewe sinkubeshye ibintu naranabivuze. Njyewe ibintu bya Badrama byarambabaje cyane. Maze no gukora n'ibiganiro bigera muri 2 ibyo bintu bisobanura. Impamvu nababaye byonyine birababaje cyane kubona inshuti nyanshuti zishwana. Ese bre kubera iki ubushuti bwa Bazili na Badrama burangiye vuba? Burangiye vuba ati gute? Ahubwo ngiye nigeze gukora story ndavuga ati ibi bintu bishobora kuba wasanga ari robbing Badrama ari kumukorera kuko nari nabonye Bazili yaronshinze yasoye amapapeje nikanditseho Bazili. Ndaje ndavuga se bu ntago yaba ari robbing Badrama ari kumukorera kugira ngo ibitangazamakuru bivuga izina Bazili, iryo zina Bazili rikorerwe robbing rimenyekane nibi kugira ngo bafatiro banakore marketing y'ibikorwa byabo. Ni gutyo nari nabyandastanding. Ariko nyuma yaho nje gutohoza naje kumenya makuru yuko buriya bari abantu bafitanye ikibazo gikomeye cyane. Kuko witwa Badrama aravuga ati ngewe Bazili yandiye ibihumbi 30 by'idolari. Ibyo ni ibihumbi 42, izo ni miliyoni 42 z'amanyarwanda. Narangiza ngatekereza nkavuga se koko ayo mafaranga yamoye mu buye buryo. Badrama akavuga ati ngewe ndarahiye. Badrama nasomye post yiwe yejo niza nyisome niza gatoya telefone yanjye nabisomye ngewe. Urumva Badrama ari boro yiwe nasomye numva ko ahantu harimo ikibazo dukwiriye kwicara tukabitekerezaho ku buryo aba bantu baramutse bafitanye ikibazo bose bagakwiriye kwicara bakaganira bakareka bino bintu bakava kuri social media nk'abantu tuzi tubafatiraho urugero runini sibyo tukicara tukavuga se aba bantu koko icyo bapfa cyagakwiriye kuruta icyo bapfana. Hano hari amagambo agira gutya nasomye ya Badrama. Mwiriwe mwaramutse. Mbere ya byose mbanje gusaba abanyarwanda bose ndetse n'abandi bankurikirana imbabazi z'uburyo naba naritwaye muri iki kibazo nahuye nacyo cyane mu mavideo nasohoye ibibazo bikimbaho. Impamvu niyi mu by'ukuri uriya ntiyari bad muzima, yari bad uri kurira, yari bad uri kurira stage ugeze kuri stage yo kwiyahura bitewe n'ibyari biri kumbaho. Ntanashobora kweguka ku gitanda kubera uburwayi kandi narabibonaga ko umuntu ari kundoha mu cyobo. Nabuze nuwo natakira cyane ko hano wisanga no mu nzu wenyine byari ibihe bigoye ku buryo icyari kindi hafi ari cyo nakoze ngo byibuze ndebe ko hari n'umuntu hari n'uwanyumva cyangwa se nana kwiyahura mukazamenya icyanyishe. Maze rero nubundi byarasohotse munyihanganira byibuze mbahe bike ku byankorewe mwirebere musobanukirwe. Ibi bintu iyi post narayisomye ya Badrama ngewe nk'umuntu ku munsi w'ejo ngewe nk'ikiremwa muntu ngewe tanange nikangamo. Ngira ngo ni nawe wamubuje kuza live kuri Instagram yari kuza ku cyumweru. Warabibonye wese usoma post yanjye ndi kumubuza narabimubwiye ngewe naramubujije Bad naramwandikiye ndamubwira ati my brother ibi bintu byihorere
ntuzaze live utarakira, urarwaye, banza witore umere neza, urefreshing mind, wowe uzaza urekura umwandiko uri gutya, uri mu murongo. Kubera ko urabona ari ukuntu Badi bari bagiye kumufatirana, kubera urumva deja burareka nkubwira umusa, hari ukuntu igira ibibazo, inshuti sikagucikaho, ukabura umuntu watura ibibazo byawe, isi ikaguhondanya bro, ukabona abantu bose bakwanze. Kandi buraba ikiremwa muntu buratuteye nabi, abana b'abantu duteye nabi, hari ukuntu umuntu umwe yikururira. Yego Bazili twese ari nawe ni umukire, kubera ko yuko hari bamwe hari icyo bamukeneyeho, bazaba ingoma amashyi yiwe, bumve kote ya Bazili, ariko kumva kote ya Baderama usange bijemo ikibazo. Dutekereze kabiri, ibyo bintu aho byabereye ntitwari duhari, sibyo? Hagati yabo haramutse nka Bazili, kuki Bazili ataravuga? hari umukire uvuga se akoresha abantu, yatumye Semuhungu shaka koza namwe rero, yatumye Semuhungu. Se Semuhungu niwe umufitiye umunwa, n'umwinfluencer se? Twebwe ntabwo turi aba influencer, twebwe turatuhoza. Iyo uri gukora inkuru wowe ukotinga ku byavuzwe, kubera ko n'ubundi ushobora kuba nta fact wari ufite y'ibyo bintu, sibyo? Urakotinga kuri ibyo bintu, ariko ukurikije uburyo bwa Badi bigaragare yuko Badi yababaye, afite agahinda. Kuko nimba umuntu w'umugabo ashobora kwandika hano kuri post, akajya kuri Instagram, kuri page yiwe ya Instagram, akavuga ngo ndababaye ku buryo nshobora no kuba yakiyahura, bro jya umenya ko biba byageze kure. Urumva ko Badi afite ikibazo. Hari indi post nabonye avuga ngo azasaba basi, we yavuze ngo nimba yasabye yuko ikirego kiwe cyazira hano mu Rwanda, bagafata ziriya nyandiko bakazitestinga, ngo nibasanga ari inyandiko zitari inyandiko mpimbano, ngo Badi azasaba yuko azaturuka ku kibuga cy'indege i Kanombe, azakambakamba n'amaguru, asabe abanyarwanda imbabazi yuko ibyo yavuze atari afite fact. We yasabye yuko ikirego kiwe cyava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikaza mu Rwanda, siko yabisabye. Ariko nawe nukurikiza izi boro za Badirama, umusa urabona ko Badirama yamaze kugira stroke, afite depression, ukuntu yamaze kumusatira. Urumva nimba ari kubona kuri social media abantu bose bari kumutacinga bamuvuga nabi, ariko mubanze mwibuke ko Badirama hari uruhare runini yagize mu gusupportinga industry yacu nyarwanda. Aba bakiri bose bari kuza mu Rwanda bari gukurikiza ibyo Badirama yakoze. Badirama niwe watangije ikiraro cyo gusupportinga umuziki nyarwanda no gutera inkunga abanyarwanda, yaba muri sinema, yaba mu muziki. Ni umwe mu bantu basapotinze, n'abafutubareri yarabafashije. Badirama ni umwe mu bantu bafashije abantu, sibyo? Badi niwe mukire twabonye mu Rwanda waje ashinga studio, afasha abahanzi bari kuri standard, azana imodoka ifite stage, yazanye umuhanzi, yafashe umuhanzi nka Jay Paul aramupromotinga nyakwigendera, afata Safi Madiba, afata ba Marina, yunze mu rya Mutesa nyiri Touch Record n'irya Rishari nyiri Super Level, mu gihe bari bamaze kurekura amaboko yabo mu bijyanye n'amastori, batagiye gucika bigiriye mu bindi. Yazanye n'umuhanzi, azana Kavin Mbanda, n'umuhanzi kandi uri standard nawe umeze neza, nubwo Mbanda nyine agahinda nawe kari kumucegeta nyuma yuko busubungiye kurekura akakanya. Noneho ubu ntari nangiye gushyuha, urumva? Nubwo Mbanda hari ukuntu ibintu bitameze neza kuva Badirama yagenda, sibyo? Ariko urebye kabisa muvandi, hari ukuntu ibintu Badirama yakoze bitagakwiriye guteshwa agaciro. Yega afitanye ikibazo na Bazili, ni umukire nawe dufite mu Rwanda. Bazili ifite amahoteli, ngafite n'amazu muri Amerika, ndabizi arayafite, sibyo? Oya, kandi mbazi bacari na Nina ntago nabari kuyeho, ntago ari bo baba mu nzu yiwe. Ibyo nabyo navuze, ntarabare kuyeho nyine babanaga na Badirama mu rupango. Badirama ni ibyo byorere. Ikiganiro kirahari kuri The Dynamic, inkuru yose narayikorekuye, rokete yakasa muto. Urumva ntabyo gusoza, reka mbanze uransoresha ikiganiro gutise kari wowe unyinjize mu mwandiko, reka mbanze nkuvuge hose nyusoza. Ibi bya Badirama na Bazili biri kuba, ngewe ikintu nabasaba umbabara aka kantu uzakanyohereze Badirama. Badirama uri inshuti na Bazili, ibi bintu byanyu bitewe n'ubushuti mufitanye sinzibagirwa muri gufungura bironji
bironje yari Badrama inyamira yaje. badirama hari njye nari nzi yuko buriya banayifatanyije Kariya Badrama bitewe n'ukuntu badirama kabisa mwana yarayipromotinze Ishyushyemo. arashyuha arapromotinga abantu twese tumenya ko inyamirambo badirama yafunguye akabari tutaramenya Bazili sibyo umusa nakubwira ngo ibi bintu by'aba bagabo ngewe ndagira ngo mbasabe ikintu kimwe mutubabarira ibintu byanyu mubikure kuri social media mwicare nk'abantu b'abagabo mubivugane mwembi birangire kuko bitari ibyo mugiye gutuma dutangira gutekereza no ku bandi bantu kuko ejo n'ejo bundi twasi barabavandimwe se Bazili na badirama si barabavandimwe ubona ko bameranye neza ngaho tekereza kuzabona Kenny wo muri 155M ari gusererana mukuru we Coach Gael ugira ngo se buriya Kenny we nta byinshi afite ibaze baserereye ibintu byabo bakabizana hano hantu si habahiriye rimwe content yabibonetse kandi ugasanga tugiye kwivanga mu bintu by'abavandimwe tudahari baziyunga tutanabizi ikintu nabasaba dore mwashwaniye kuri social media ibintu byanyu byagiye kuri social media nubwo Bazili atigeze avuga muzatware no mujya no kwiyunga muzabishyire kuri media tumenye ko byarangiye mu mahoro nsoma comments ku kiganiro twe twakoze ni nayo mpamvu nashakaga ko iyo case ya Badrama tuyiganiraho isoza kujya twiganira na Mama Doboy abantu benshi bati dukore fundraising yikize ibyo ari byo byose niba Badrama arabuze 6,300 ariko mano uzi ko bishyurira. reka nkubaza ikibazo kimwe twe ngewe Ese dukoze fundraising ntacyo yamufasha? ngewe nzi inkuru zo hanze bakubwira ko umuntu wese uba muri leta zunze ubumwe za Amerika ishobora kuba yaguha inzu Amerika hari amazu arenga ibihumbi n'ibihumbagiza uriya yemerewe kuba yagenda akaka credit bakamuhereza inzu bakamuha imodoka agakora yishyura Badrama kuba yarabaye mu nzu ya Bazili numva yuko yabayemo kubera ko ari umuvandimwe wiwe Badrama ntabwo akakanya nge najya no kumuhereza n'igiceri cya 5 kiki ntabwo yize hoteleri nazi guteka yagiye se yagiye akakakereda agafata inzu yo kubamo akajya akora yishyura akajya ateka nge nzi insongi nyinshi cyane ziba muri Amerika zitazi kugira ute zitazi guteka badajya ziteka zikorere delivery zohereze si umuntu mukuru hamwe nimugatesha agaciro Badrama imitungo afite hano mu Rwanda ntago ari myinshi asubundi barabantu bapfa ubu se urambwira ngo muri umuna we Safi ntafite amafaranga ntafite company yinjiza amafaranga nta mukodeshereza inzu noneho muri Amerika mwitesha abana agaciro Badrama ntago yigeze abura ubushobozi ko mumukore vandalize yabuze ubuye bushobozi ushobora gusanga yaranze no gutanga ayo mafaranga kubera n'iryo deni kuko twese ibyo byabaye tudahari ndabese miriye ugiye kungurira inzoga iyi ngiyi nyivangemo agafanta ndumva itangiye kunesha umutwe Badrama nawe Sisketi wagiye gakeya nabuzi gahunda ya leta yitwa tunywele ngende mu rugo n'insinda ndaryama hano mu nzu sindi mu rugo iwanjye none ndi kunywera iwanjye wansuye iwanjye ugiye no kunyigisha uburyo ugiye kunyigisha uburyo ndi kuyinywera iwanjye n'insinda ndaryama ibiryo ntibihari ndayinywa ndenzeho ibiryo ndi mu rugo iwanjye n'insinda ndagarama ku mugore wanjye nta muntu mpfa nta muntu musaba mugarameho n'isinzira nshime mu mutwe dore n'igisatsi cyamaze kugira gutya ashaka bari kunyisukira udututa ako noneho breze urumva skate yabaye sharukari romantique byose biri nawe gerageza hasi ubeka ina kapu oya ababona nge mba nishyuhiye mu mwandiko ariko je man ibintu bya Badrama na Bazili ibi bintu ntago nyeneye ko abantu bakomeza kubyinjiramo ubu urashaka n'abapeti batazi Badrama batazi na Bazili ngo nabo bajye kubakoraho inkuru guteze ibaze kujya gukora inkuru kuri Badrama ntimuziranye ntimuzi na Bazili ntumuzi nimuranaganira ngugiye kubavuga nge bose ni inshuti zanjye Bazili ni boss wanjye na Badrama ni boss wanjye abo bantu bose je impamvu nge ubona mbaganiriraho cyangwa navuga kuri ibi byabo bajya kuronshinga ira bironji nari impari n'amafoto arahari yego sibyo nari impari ibyahabereye nari impari yaba bi hotel ya Bazili ndayizi zose ndazizi sibyo kandi zose ni ball tugendamo tugasangira nge nta nubwo njye kwa Bazili ngo nanishyure yaba icyo kurya n'icyo kunywa sinshobora
ndagenda Buri cyumba nkabirya, wakishyura. ndagenda n'icyumba rwose ibintu byose nagenda nkabifata kwa Bazili ni bosi wanjye na Baderama ni inshuti yanjye rero nta ruhande na rumwe ngomba kujya kubogamiraho kuko bose ni inshuti zanjye ahubwo ijambo nababwira ntago icyo mupfa kiruta icyo mupfana. urakoze cyane Murakoze. Mama Dogo kangushimire wakoze kutwakira mu rugo rwiza ubwo nkwifurize kongeraho nk'ababebe babiri kugira ibintu bikomeze kugenda neza. Abanyumvira ni ababebe babiri ni abangaba nibo babanze bakure ariko mugomba kororoka hahirwa abasenga Timote. zihoreresha Oya ariko reka tubanze oya mbabarira mwana tujye kwiga nanone tujye twiga na biriya bintu cyo kugira ibyo kuringaniza urubyaro bro abana nyene b'inkurikirane benshi reka naba mbanze mbarere bagere hejuru nsaba Imana ibanze igira iby'inkorera rebe yuko wenda byagenda neza cyane na Skyra mwana aranywa gikombe cy'ibumbi 70 ingahe mwana mu byumweru bibiri shabana. Reka mbashimire cyane ku kiganiro cyiza muduhaye ubwo nabifurizaga kubyara ariko nanone ushyire mu bwenge umwana arahenze. Umwana arahenze tuba tugomba gushyiramo washyizeho agapira kare ntabwo nabibashije ntari bibaze turakoze cyane bro. Mama Dobo ibihe byiza munsurize na Skyla asanze aryamye. Breze wakoze nawe kudusura ni iby'agaciro nzoga nawe Imana imuha umugisha ndaje mwakira akabyeri nimba yatinye kunywa kuri ka B1 bamutema akabyeri ashaka ariko nagira abanyarwanda yuko bagomba kwinywera kino kinyobwa cya B1 gin gitera akanyamuneza gitera ibyishimo mu muryango nimba ushaka no kubaka urugo mu buryo bwiza jya unywa kabe kanuzi iriya miti babajya kubarangira ngo murayikoresha wanyweye B1 gin ukareba ko utimatatura mu buryo bumeze neza ngo mwagiye ngo kujya biriya bintu umuntu akoresha mbabona ari byo binabasaza bizabatera n'umwaka nzajya nywa B1 gin itera ibyishimo mu muryango none itera akanyabugabo utinze kugenda.